So good morning, good morning. Um, ni coach Esdras Karekezi. Uyu ni wa munota umwe turi kumwe na coach. Igihe kirashize kirekire kinini cyane ufite ibintu utekereza gukora, ni kenshi wagiye ubona ko hari ibintu udakora abandi ugasanga babikoze, ugatangira kwibaza atari ko byagenze bite ngo babikore. Ikintu gituma babikora suko babikora kubera ko we wanze kubikora. Ndagusaba ngo niba ufite igitekerezo, ukaba ufite igitekerezo kiri mu mutima wawe, mu mutwe wawe, twumva wakigeraho kigeze ku bandi kandi wihutire kugishyira mu bikorwa. Nutinda ukwezi kumwe, amezi abiri cyangwa umwaka umwe, uzabona undi muntu wabigezeho, kandi namara kubigeraho we ntabwo uzaba ukibigezeho. Ntekereza ko abantu banteze amatwi babizi neza yuko hari ibintu byinshi mwagiye mutekereza gukora ariko ntimubikore, abandi bugacya mwabikoze. Noneho rero wikomeza kwibaza ngo barikoze none simbikora, ahubwo ndabizi yuko nyuma yaho haje ibindi bitekerezo, bishyire mu bikorwa. Ikintu gituma abantu bimura ibintu nicyo twita procrastination, cyangwa se kwimura ibyo wagombaga gukora none ukavuga ngo nzabikora ejo. Iyo ni ingeso mbi cyane ibangamira iterambere ryose, ituma n'ibyo umuntu ashaka kugeraho atabigeraho, akaba atabigejeje nuko bitari bihari, ahubwo akabura kubigeraho kubera ko yanze gushyira mu bikorwa icyo cyemezo yumvise. Icyo gitekerezo cyo kiza mu mutwe wawe, tangira ibikore, bikire mu bikorwa uyu munsi, wibirindirize ejo hazaza. Nubirindirize ejo hazaza abandi bazabikora, wihora uhanze amaso ibyo abandi bakora, ahubwo hanga amaso ibyo ushobora kuba nawe wakora kugira ngo nawe ugire icyo ukora. Umunsi mwiza, kugeza igihe tuzongera kubonanira coach Esdras Karekezi.